Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje mbahaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya. Njyewe nitwa Urinzwe n'Imana Faustin ubagezaho ino gahunda. Nababwiye yuko dukoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Hanyuma rero tukaba dusoma isomo ryo mu isezerano rikuru ndetse n'isomo ryo mu isezerano rishya. Munyemerero mbere yuko dukomeza tubanze dusenge. Mana yacu Data wa twese, turagushimye, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeje kubana natwe. Ni ukuri izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uraturinda, ukaturagira ndetse ukatwereka ibikwiriye. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo ubane natwe no muri ino gahunda, maze nabwo nisoza turashima urukundo rwawe. Ukomeze kutubera byose mu izina rya Yesu, amen. Rero bakunzi ba Judgment Truth Victory, uyu munsi nk'uko nabikubwiye duhereye muri Matayo igice cya 4 ku murongo wa 23 niho tugeze. Yesu agenderera ab'i Galileya bo hose, abigishiriza mu masinagogi yabo, ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bw'abantu. Aho ni muri Bibiliya yera. Bibiliya ntagatifu nuko Yesu azenguruka Galileya yose, yigishiriza mu masengero yabo, atangaza inkuru nziza y'ingoma, akiza icyitwa indwara n'ubumuga cyose muri rubanda. Muri ntagatifu niko batubwiraga. In Holy Bible King James Version, spreading the good news in Galilee. And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manners of sickness and all manners of disease among the people. Aho ngaho ni muri Bibiliya y'icyongereza yitiriwe umwami Yakobo. Mu itangira igice cya 4 umurongo wa 15, Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7, kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Aho ni muri Bibiliya yera. Bibiliya ntagatifu intangira igice cya 4 umurongo wa 15, Uhoraho aramubwira ati, yewe uzica Kayini uwo ari we wese azabihanirwa 7. Nuko Uhoraho ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uwo bazahura wese atazamukubita mu ngusho. Ahangaha biri kumvikana. In Holy Bible King James Version KJV chapter 4 verse 15. And the Lord said unto him, therefore whosoever slay Cain, vengeance shall be taken on him 7-fold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. Mavandimwe, kubagerageza kumva ururimi rw'icyongereza ndumva mwasobanukiwe. Ahangaha ndagira ngo twihute. Ese aya masomo aratubwira iki? Yesu agenderera ab'i Galileya. Ahangaha turi kubona Yesu yari amaje kubona Yakobo ndetse na Yohana, ndetse amaje kubona abantu agomba kugenda nabo. Yesu yahise agendera i Galileya, atangira kubigisha, yigishiriza mu isinagogi. Mu isinagogi rero ni ubwoko bw'insengero zabagaho muri kiriya gihe cy'Abisiraheli, igihe Yesu yavukiraga mu isi. Muri Bibiliya ntagatifu niho bakoresheje mu masengero cyangwa mu nsengero. Rero atangira kwigisha iby'ingoma y'ijuru cyangwa ubutumwa bwiza bw'ubwami, maze kiza indwara zose n'ubumuga bwose. Muri make rero n'uyu munsi Yesu uko yari ari kera niko n'uyu munsi ari. Rero n'uyu munsi ari kuvuga ngo ni mwihane. Rero no muri Bibiliya y'icyongereza nuko rwose bisobanura. Noneho ahangaha ndagira ngo mbabwire mu itangira igice cya 4 ku murongo wa 15 turi kuhabona urukundo rw'Imana. Uwiteka agira neza Kayini, arambwira ati uzamwica wese azabihanirwa kangahe? 7. Muri aba y'icyongereza bavuze ngo vengeance ni ijambo ry'icyongereza ariko risobanuye ngo kwihorera. Rero ahangaha 7-fold
7 ku bari kubibona, ahangaha 7 ni muri multiplied by 7, ni ukuvuga ngo azabihanirwa inshuro 7. rero murumva yuko no mu byaha byacu Uwiteka turindiramo. Reka muri iki gitondo cyangwa muri iki gihe nkwifurize kugubwa neza, kandi Uwiteka mu burinzi aguha agutere kwihana ndetse no gucika ku cyaha, maze ubwo agiye kuza tuzabane ubwami bwe. Reka nkwifurize kugubwa neza, Uwiteka kugire neza mu izina rya Yesu. Dusenge. Mana yacu, Data wa twese, turagushimye turaguhimbaje kugutwitaho, izina ryawe rishimwe. Buri munsi rero tugirira neza, ukatwereka ibikwiye, ukaturagira. Niyo mpamvu nkusabye nkwinginga kugira ngo udukomereze mu buntu bwawe. Abana bawe ukomeze kubabera byose ndetse no kubaha amahitamo meza, bisabye nizeye mu izina rya Yesu. Amen.